ntabwo Imana isaba yuko wicara umunsi wose imbere yayo ngo ikuyobore. Icyo isaba ni kimwe gusa, icishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana naho izagushyira hejuru. Siko Yakobo yanditse, be dependent nk'uko yabivugaga. Uvuge ngo ibyo ngiye gukora byose nzajya mbanza mbaza Imana. Kandi reka mbabwire, cyo ndabivuga kuko abenshi dufite hano n'urubyiruko. Yewe Imana yanyigishije kugendera munsi y'ukuboko kwayo nkiri muto. Nakijijwe mfite imyaka 25 kandi mbishaka. Ariko ngira Imana nkizwa nsoma Bibiliya. Noneho ntangirira kuri base nziza, kuko narabanje ndavuga nuko niba ngiye kujya muri ibi bintu reka mbanze some Bibiliya gatatu, ntasimbuka umurongo n'umwe, mfite ikaye n'ikaramu, mbanze numva amahame shingiro y'iyi myizerere, hanyuma nindangiza njyemo, ko nari nabyiyemeje ko ngiye kujyamo. Ariko giye sinyanya mu bintu bidasobanutse. Ushaka kunshyira mu bintu banzu binsobanurire mbyumve hanyuma njyemo. Noneho rero icyo gihe nari mfite umukobwa twuzuraga. Niyo mpamvu mbabwira ndabibabwira kuko hano mfitemo urubyiruko rwinshi. Mbwira Imana mba rero Mana, aho ntangiriye uriya mushinga ntabwo wagizemo uruhare, ni choice yanjye nikoreye, ariko niba bitari mu murongo wawe nucishaho umurongo sinzabyanga, nzabyubaha. Umva, ntuzasengere wenda iryo sengesho utiteguye kubabara, ko yahise icishamo umurongo neza. Umunsi kuva senze iryo sengesho imibereho yanjye n'uwo musheri wanjye utari uwo tubana uyu munsi yahise itangirizamo imyotsi, igenda iba mibi, igeza ahantu iba so toxic ko twemeranije ko nta kikibayemo. Hanyuma yiciriye nzira nanjye nce yanjye. Buriya rero iyo wemeye ko Imana ikuyobora, emera n'ibyo wakundaga yuko ishobora gucishamo umurongo pe. Ariko iyo icishijemo umurongo igukorera ibyiza bisumbyeho. Nuko mbahaye ko kagera, kubera ko nzi yuko abenshi nicyo kibazo mufite, nari kubaha n'izindi ngero nyinshi. Reka tube dependent, twicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nizatuzamurika dushyira hejuru. Kandi iyo wicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana nibyo bituvura ari amashyari. Mama yajyaga atubwira ngo umuntu nabona umugisha ntukagire ishyari, ngo umugisha yabonye n'uwe, ubwo utaje mu nzira yawe ubwo ntiwari uwawe. Ngo kandi nugira umugisha ugaturana n'umuntu wabonye umugisha, ngo ujye wishima ko nibura niyo atakugirira umumaro ntazakwiba. So nubona umuntu muturanye yakize ujye wishima, kuko natanakugirira n'umumaro, nibura n'umwe mu bajura bashoboraga kuzakwiba uba uvuye mu nzira. Uko byagenda kose ujye wishimira umugisha w'abandi. Ariko ndababwiza ukuri, kuzunguka uwo mutima wo kwishimira imigisha y'abandi biva mu kintu cyo kumenya Imana yawe, ukavuga ngo ibyo ari byo byose uriya muntu afite uwe mugisha, nanjye wanjye mugisha buriya mirawuteka. So ngomba kwishimana nawe, kuko ni Imana yacu, ni umubyeyi wacu, kandi yishimira kuduha ibyo dukena byose. Nta mpamvu rero yo kwangana, nta mpamvu yo kwicana, nta mpamvu yo kubaho mu mashyari. Mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo izadushyira hejuru. Ariko niba wicayemo ubundi wiberaga mu isi y'abanyamashyari, mu isi y'abaneguranyi, wicishe bugufi uboroge, wiyungure mu mutima, wiyeze witunganye, hanyuma Imana nayo izakubabarira. Reka rero twinjire mu mwanya w'ibibazo kuri kiriya gice cya 4 cyangwa n'icya 3, ibibazo byaba byarasigaye bitasobanutse neza, hanyuma tube tuganaho, cyangwa se n'andi makomantere mushaka gukoraho. Ndabona Seniya yamanitse, ndabona Jeanne yamanitse, ndabona na Pastor Gakwaya yamanitse. Akoze Kanoni, hari ikintu nashatse gusobanukirwaho dufashe aho guca urubanza. Akavuga ati murongo wa 11, mwene data ntugasebanye, usebya mwene se cyangwa ucira mwene se urubanza abasebya amategeko. Kugira ngo ni yayandi twigaga n'ubundi. Ariko natinze kuri icyo kintu cya usebya mwene se. Ni nkaho ashaka kuvuga ngo turi mu muryango. Yego.
Imana niyo data, twe turi abana. Iyo usebeje mwene so mu nzu y'Imana uba usangiye kamere na Satani, kuko niwe murezi w'Imana, ni nawe murezi w'abakunzi b'Imana. Yego. Sinzi niba hari icyo wabitubwiraho. Bon, hano urabona Yakobo icyo yavuga, aravuga ati ubundi iyo ucira mwene so urubanza umunegura, ni nkaho yavuze ati uba wirengagije amategeko akubuza gukora ibyo ngibyo. Kuko nureba no mu isezerano rya kera, nureba no mu isezerano rishya, mu bintu Imana ibuza abantu, ibuza ibyo bita character assassination, kwica izina ry'undi, kuvuga n'abandi, gufatanya n'abandi, gusebanya. Mane gavuga toya ibi ngibi ntabwo nzabibemerera, kuko nkuko senior pastor yarabivuze, ubwo wawinjiye mu murongo wa Satani, kuko biratubwira ngo Satani ni umurezi wa bene data, ngo kandi yavuga ibinyoma, niko Yesu yavuze ngo wavuga ururimi rwe rwa kavukire. So nubona urimo gusebanya, urimo kuvuga undi nabi, number one ujye umenya ngo wishe itegeko ry'Imana rikubuza kubikora. Icya mbere rikubwira yuko ugomba gukunda mwene so nkuko wikunda, ariko icya kabiri rinakubuza kwishushanya n'umurezi wa bene data. So ngira ngo nicyo nabivugaho, kuko hepfo aravuga ngo ariko nucira amategeko urubanza ntubu yasohoje. Donc iyo utangiye guca imanza ntabwo urimo gusohoza amategeko y'Imana. Yego, mbese ni nkaho impamvu avuga ngo ni nko kuyacira urubanza, ni nkaho wavuze ngo ariko Mana ujya gushyiraho iri tegeko waribeshye, ntabwo wagombaga gushyiraho iri tegeko, nanjye ngewe ndikuyeho ndiciriye urubanza. Urabizi hari igihe buriya abantu baba juriste, ngira ngo hano tunafitemo bamwe, hari igihe bajya bariga itegeko. Donc kugira ngo mwumve iki kintu cyo gucira itegeko urubanza, hari igihe abantu bajya bariga itegeko, akavuga ati iri tegeko rivuga ibi n'ibi ndarireka, akajya mu bucamanza agatanga ikirego, akarega itegeko kandi akazaruburana. Hano rero iyo uvuguruje itegeko ry'Imana, ni nkaho nawe warireze, ukavuga ati iri tegeko Mana washyizeho njyewe ndumva ntemeranya naryo, ndashaka kuricira urubanza tukarikuraho. Nicyo bivuga. Reka twumve undi, baracyahari na Niseta arahari na Jeanne nyuma yaho harahari, hanyuma tuze kugaruka muri ruhande. Iminota turacyayifite muhumure. Ihute. Nashaka kubaza cyane kuri tukira aho ngaho ku bintu bigenda gucirana imanza. Hari ngira ngo ni ijambo kenshi n'abantu bo hanze badakijwe bakunda gukoresha kenshi. Wamubwira akantu wamukebura akavuga ngo ntugacirane imanza. Yego, ntugahancire urubanza kugira ngo nawe utazarucirwa. Donc don't judge lest to be judged. So nkibaza eske mu by'ukuri guca imanza ni icyaha? Kuko hano ndikubona bisa nkaho ni muri sense yo kuvuga ngo gusebanya, wenda uri kuvuga umuntu nabi, wenda mutanari kumwe, ariko se umuntu nakora ikosa ugasa nk'umukebuye, igihe cyose azajya kuvuga ngo ntukancire urubanza. Ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 7 ndumva ariho havuga ngo ko bitabujijwe gucira urubanza umuntu kuri right judgment. Donc ugiye kuri base z'ukuri. Eske ucira umuntu urubanza mu buryo buri righteous cyangwa mu buryo bw'ukuri, eske ni amakosa? Ijambo ry'Imana ntabwo twemera gucira urubanza umuntu mu by'ukuri ugendeye. Reka dutandukanye guhugurana no guca imanza. Niba umuntu arimo gukora ibintu bibi, hanyuma ukamubwira uti ariko ibi bintu urimo gukora ntabwo ari byiza kubera impamvu izi n'izi, ibyo byitwa guhugurana. Ariko reka tunasipoze yuko ari ukuri, hari ibintu yakoze, aho kugira ngo abe ari we ubibwira, ahubwo ukagenda ugashaka undi muntu ukamubwira uti ariko uzi ibintu Pastor Antoine akora, icyo gihe byitwa gusebanya. Kubera iki? Hari itegeko wishe. Kuko Yesu yaravuze ngo mwene so nakora icyaha ugende umushake muri mwembi, ubanze umubwire, nakunanira umushyira imbere y'abagabo 2 cyangwa 3 bazi koko ibyo bintu yabikoze, nabananira mumushyira imbere y'itorero, nabananira mufate nk'umupagani. Urumva si intambwe nke? Akenshi twebwe dusimbuka ya mbere, niya kabiri, niya gatatu, tukajya ku ya kane.
ukagenda ukabwira abantu utari ko Antoine burya n'umupagani, uzi yuko twahuriye mu nzira akambwira nabi, ariko ntibigeze ubimbwira, ntabwo wigeze umuhugura, ahubwo we wagiye kunsebya ndetse unongeramo n'ibindi. Sibyo? Icyo Imana itubuza si uguhugurana, icyo Imana itubuza si ukubwira umuntu ko yakoze nabi, itubuza kujya gukwirakwiza iby'undi atari we wabibwiye. Ibyo nibyo bita gusebanya, kuko gusebanya ni ukuvugira umuntu ibitari byo, cyangwa se gusebanya ni ukuvuga umuntu ibintu biri byo ariko ukabyongera ugamije kumwicira izina ukabibwira abandi. Ibyo rero by'Imana rwose irabituza. Ariko niba urimo guhugura umuntu icyo uvuga byo ni ukuri, abantu benshi iyo bahuguye baravuga ngo ariko